buri uko imvura iguye sometimes nisanga nasuye inyuma cyane mu bitekerezo. Niyo mpamvu uyu munsi numva nabasangiza inkuru y'ibyambayeho. Charles nanjye twabaye inshuti kuva mu bwana bwacu, twize ku ishuri rimwe, tugaraduwetingira muri kaminuza imwe ndetse tunabona akazi muri kampani imwe. Umunsi umwe rero njye n'iyo nshuti yanjye Charles twiyemeza gusohokera muri night club imwe, hari ku mugoroba ngo twidetantemo gake turuhukemo gake nyine. Ubwo turagenda icyo kunywa dusaba kwa kutahera, dutangira gusangira rero ko tuganira kuri latest field affairs zaje duseka kuri za plan twari dufite kera zitabashije gukunda. Njye nitwa Kola. Muri night club rero ubwo nagiye kujya kubona mbona umuhungu mwiza rwose araje, nazaturutse ambonye bwa mbere araje amereje ururabo, nabaye confused, sinumvaga impamvu yampa indabo nta hantu tuziranye. Ariko naje kuvumbura ko aribwo buryo bwe bwiza bwo kunyaprocinga ngo ansabe nimero zanjye. Kuva umunsi nyine ubwo mugoroba twatangiye kuvugana ijoro ryose, twari kuri chat, gahoro gahoro twaje gukundana. Nyuma y'amezi 9 gusa umusore arampropose nsaba kumubera umufasha aciye bugufi. Naratunguwe cyane yego, ariko nanone sinabitindaho, ndabyemera cyane yuko nanjye umusore nuvaga amaze kumukunda. Honestly sinakwirarira rwose, nuvaga nanjye bindimo. Yari umusore mwiza koko, yari umusore mwiza, nuvaga ndi proud y'ubwo ko turabwemeza, dutumira bake cyane mu nshuti zacu n'ababyeyi bacu, nguko uko njye nawe twaje kubana. Nyuma y'umwaka umwe gusa Imana umwana w'umukobwa, urebye nari umugore wishimye, mfite umukobwa mwiza, mfite umugabo mwiza, mfite akazi keza, nanjye mfite akazi keza. Urugo rwacu nta kintu rwari rubuze. Nashimaga Imana buri munsi, ariko ntazi neza yuko byose nshobora kubibura mu kanya gato, mu isegonda. Wari umunsi mubi mu gihe cy'ubukonje bwabo ndi bukabije. Nari ndimo nirukanka cyane ngira ngo ngene mu rugo kare. Nari mfite ibintu byinshi cyane bijagaraye mu rugo biteraguye hirya no hino. Ndashaka kugera mu rugo kare kugira ngo mbashe kubishyira ku murongo. Ubwo mu kanya gato cyane ngakugumbya urubuye rw'urubure rwari hejuru ku nyubako nari mpagazeho ndimo nitaba telefone mbere yuko ntambuka ngo njyaho nari Paris imodoka ngo ntahe. Rwampinduriye amateka, ndakubwiye. Rwanyikubiseho mu buryo nanjye ubwanjye ntari nsobanukiwe. Nagaruye ubwenge ndi kwa muganga, ncometseho ibyuma amamashini hirya no hino. Nakore operasiyo ebyiri zose mu gihe kitageze no ku cyumweru cyose. Nari nababaye cyane ku buryo ntari nkibasha no kwicara. Umukobwa wanjye nawe ubwo ntiyari yakujuje n'imyaka 3 byibuze. Mabukwe yaraje afata umukobwa wacu amujyana iwe ngo abashe gukomeza kumwitaho, akajya mpuzana kunsura nka 3 mu cyumweru. Charles uwo mukobwa w'inshuti yanjye pe, kuva kera ntiyazaga kundeba buri munsi, yanyitayeho pe. Ariko nyuma naje kubona ibintu bidasanzwe. Nyuma ho gato atangiye kuza, ntarameze birarashira ibyo byose bibaye, natangiye kubona Charles ya nshuti yanjye magara kuva mu bwana n'umugabo wanjye barebana ukuntu kudasanzwe. Nari umugore wicaye mu kagare. Uko Charles yabaga agiye mu gikoni maybe nko gukora icyayi, umugabo wanjye nabonaga rwose amukurikiye. Narabirebye ntangira kwibwira ikirimo kijya mbere, nubwo bwose ntashakaga kwizera ko ibyo ndi kubona ari ukuri. Gusa nanjye nari mbizi yuko ndi pararize, ariko nari mbizi yuko ndi pararize ariko mbasha kureba. Byatangiye kujya bimbabaza nkarizwa no kuba bandambiwe vuba. Nageze nsaba ya nshuti yanjye kutagaruka mu rugo, ariko umukobwa aranyumva arandeba araseka. Kuva uwo munsi nibwo namenye yuko ibintu byamaze gufata indi ntera. Nyuma y'amezi makeya nari ntangiye koroherwa ku buryo nari nsigaye mbasha kwiyicaza, nubwo bwose nyine ntashoboraga guhaguruka. Ariko Chelsea yakomeje kugeza kenshi mu rugo, ndetse atangira no kujya ajyana n'umugabo wanjye mu cyumba cyacu. Yewe yanatanga abona umugabo wanjye aramuherekeje, baranatindanye cyane. Ntibigeze bahisha na gato uwo mubano bari bafitanye. Urebye umugabo wanjye yashatse umunasi, umuganga aramwishyura ngo ajye aza kunyitaho buri munsi. Kuva icyo gihe Charles ntiyongeye kugaruka mu rugo ukundi, ahubwo umugabo wanjye niwe utangiye kujya amusanga iwe. Icyo gihe njye nabashaga kwicara mu kagare gusa, wenda nkaba natemberamo gake nkijyana aho nshaka hose mu nzu. Ubwo umugabo wanjye atangira kujya arara adatashye, ndetse rimwe na rimwe akamara n'iminsi adakandakira mu rugo. Bidatinze rwose nyirura yuko arimo gupanga kuba yagenda burundu. Ngize ngo tubiganire, arambwira ati listen, I have my life ahead. Mfite ubuzima bwanjye buntegereje imbere bwo kubaho. Ntabwo ndi nkawe, sindi nkawe rwose wa mugore we. Mfite byinshi byo gukora, utibeshye yuko ndi nkawe utegereje gusa urupfu muri ako kagare.
nyuma y'aya magambo nabanje kugira ngo ndumviranye. Namaze amezi n'amezi naragarura ubwenge, natekereza neza, nariyakira, ntarabyumva. Numvaga nta yindi mpamvu nsigaranye yo kubaho, ariko nanone natekereza ku mukobwa wanjye wumva nongeye kugarura imbaraga zo gukomeza guhatana no kubaho. She was the only reason that I have to stop. Niyo mpamvu yonyine yatumaga nafata umwanzuro mubi, wenda ngo mbe nakwiyahura. Umugabo wanjye yansabye gatanya, ariko muri cya gihe numva mbabaye, ndidesi murakariye, sinigeze ngira icyo ndenzaho. Impapuro narazisimye pe. Ndetse vuba cyane uwo mugabo wanjye yahise ashyingiranwa na ya nshuti yanjye. Aya makuru nayo naje kuyahabwa na mabukwe anzaniye umwana ngo ansuhuze. Uyu munsi hashize umwaka muye n'impanuka y'urubura rwanyituyeho, ariko uyu mwaka wose mumaze ndira, sizi niba narigeze mbasha guseka byibuze n'umunsi n'umwe. Natangiye gukora bimwe mu by'umusayikologisiti wanyitagaho yansabaga, ubwo nkakora siporo ngo mbashe kumva ndiho, mbashe kumva nda live nyihumeka ndi muzima. Yambwiye just to take deep breath, guhumeka ngashyira ibitekerezo byanjye hamwe, ubundi nkajya hanze nka fesingi isi nanone nkareka kwikingirana mu nzu. Igitondo kimwe rero ndabyuka ndambara, njya hanze kuri supermarket itari iri kure cyane y'aho nari ntuye. Nagiye guhaha ngira ngo naruhuke, mpindura ibitekerezo mu gake, byibuze nanjye numva akazuba ko hanze ukuntu kameze. Ku muryango wa alimentation nari ngiye kwinjiramo nahabonye umugabo usa naho atari ubwa mbere tubonanye, ubwo bwose numvaga ntibuka ahantu muzi. Ubwo uwo mugabo rero nawe aranyitegereza cyane, ampamagara mu izina ryanjye ati is that you Kola? Niwe Kola? Nagerageje kwibuka izina rye, ariko yari Manchani, yahoze ari boss wanjye mu kigo kimwe nigeze gukoramo. Yari umugabo ucecetse cyane, nese nibuka ukuntu njye na Charles ya nshuti yanjye twajyaga dukunda kumuteraho urwenya, tuvuga tuti ikintu cy'ikigabo kingana gutyo kikibana na nyina mu rugo kitazi no gutereta ku myaka yacyo kikaba nta mukunzi. Tuvuga tuti uriya nta boss umurimo no kumubona agenda gusa. Ubwo maze kwibuka ibyo byose numvishe nkuzwe n'isoni. Manchani yandebaga mu maso adahumbya, ambaza niba hari ikintu yamfasha. ndamubwira nti no, ntabwo bigoye cyane, nje hano guhaha gusa. Umugabo ati it's okay, ntacyo reka ngufashe. Ubwo afata akagare kanjye inyuma aransunika, ndetse amfasha no kugeza ibyo nari mashye mu rugo. Ubwo ntarasobanukirwa impamvu Manchani adasohoka mu gikoni, nasanze amaze gutunganya already ibyo guteka yabikase, amavuta nayo yashyize ku ziko. Si ukungeza mu rugo gusa, ahubwo Manchani yaranantekeye. Nubwo guteka byari kimwe mu bintu akunda muri hobbies ze, ariko numvishe bintunguye, numva binkoze ku mutima. For the first time in my life, ubwa mbere nari numva mfite apeti mu mezi menshi cyane yarashize. Ubwo tumaze kurya mfata mu kiganza Manchani ndeba mu maso arambwira ati ndabizi yuko bigoye, ariko ntiwihebe kuko ufite ahazaza heza kandi hagutegereje. Ubwo umugabo aransezera arasohoka rwose aritahira, ariko uwo munsi yanyongereye indi mpamvu yo gukunda ubuzima. Umunsi ukurikiye ubwo ngubwo Manchani agarukana ibyo kurya, firigo arayuzuza my friend. Sinibuka igihe mperukira kwibona nitayeho bigeze aho ngaho. Ubwo twatangiye kuganira, nza no kumenya yuko buryo bwose Manchani yari afite undi umubyeyi urwaye cyane. Mama we yararembye cyane, kandi niwe mwana wenyine yari afite wo kumwitaho. Ubwo ngubwo Manchani niwe mubyeyi wenyine yarasigaranye, byanze bikunze yagombaga kumwitaho. Ako kanya rero Manchani ati ibyo bibazo byose rero by'uburwayi byaje mbere y'icyumweru kimwe gusa ngo nkingiranwe n'umukobwa twari tumaranye igihe dukundana. Ikindi kandi mama akimara kurwara, ndatangiye kubura umwanya wo kujya kureba uwo mukobwa, simbashe gukurikirana n'akazi. Akazi kanjye nako karapfa kubera amarandevu ya hato na hato yo kwa muganga. Business yaje guhomba kuko umukobwa twagombaga kubana, twagomba gushyingiranwa mu cyumweru kimwe, ndetse ahubwo yimaraya n'umugabo wari inshuti yanjye. Mbese muri make urebye
inkuru zanjye nawe, inkuru yanjye n'iyawe zifite aho zihuriye. Manchon amaze kumbwira iyo nkuru ye numvise regarte, numva ntewe ipfunwe cyane n'uburyo namufataga n'ukuntu namutekerezaga mbere. Musimbahoze rwose kubwo kumucaginga byoroshye cyane ntanazi ibyo ari gucamo. Manchon yatangiye kugeza iwanjye kenshi cyane buri uko abonye akanya akadomo kakahagera, and from nowhere nisanze nanjye natangiye kujya nita ku kuntu ari busange meze, ukuntu ari busange nambaye, cyangwa se uko imisatsi yanjye iri buze kuba imeze. Ntangira kujya nsokoza nkanayifunga neza, nkagerageza uburyo ubwo ari bwo bwose Manchon asanga asa neza nakarabye mpumura neza. Nubwo byabaga bigoye kwivana no kwicaza mu kagare njyenyine, ariko natangiye kujya ngerageza, yewe nkanakora udusiporo gake gake ngo ntahinamirana. Rimwe na rimwe rwose nkanifata nkisanga ibitekerezo byanjye biri kure ndi gutekereza kuri Manchon cyane, ndetse nabona bwije ataje nkumva mbabaye mu kuntu ndi gufiringa ari comfortable, nkumva hari ikintu kibura mu buzima, nkumva hari ikintu kizagenze neza. Manchon natangiye kujya mubona nka marayika Imana yanyerereje ngo nicwa n'agahinda. Inshuro nyinshi Manchon yanzaniraga indabo akansohora munsi tugatemberana muri parike. Mu mezi 2 gusa twari tumaranye, ubuzima bwanjye bwari bumaze guhinduka bikomeye cyane mu buryo nanjye ubwanjye nashoboraga kubona. Umunsi umwe ndimo nkora siporo rero mu rugo, nicaye mu kagare ndimo nkora udusiporo tumwe na tumwe nari maze kumenyera kujya nkora, ubwo tw'amaboko nyine nikubitse icupa ry'amazi ku kirenge, numva ndababaye ku mano nagize ngo ndi kurota. Numvaga Manchon atinze kuza ngo mubwire iyo nkuru nziza cyane, ariko Manchon aje ku mugoroba yaje mbona ari mu yindi mundi idasanzwe, ari serious bidasanzwe. Ugereranyije nuko nabonaga Manchon yahindutse cyane, ubwo uranyica ndahungabana mbura aho mpera mubwira ibya ya nkuru nziza yambayeho, yuko icupa ryambabaje, yuko nshobora kuba ngiye gukira pararize. Numvaga mfite ubwoba ko ashobora kuba aje kunsezera. Icyantunguye, Manchon yanyambitse impeta muri iryo joro ansaba niba twabana. Naranezerewe cyane kandi mbyemera ntajuzuyaje rwose, ko numvaga amaze kumenya neza. Yari umugabo uca bugufi akemera kumfasha ntacyo ndi bumwishyure, ikindi kandi kunkunda azi neza yuko ntazigera mbasha kugenda. Numvaga ari igitangaza. Noneho byongeye nta n'amafaranga nkurikiranyeho wenda ngo bakurikiye amafaranga. Nabonye ari unconditional love, urukundo rudafite icyo rugendeyeho rubaho nahoze nifuza mu buzima. Nanjye ubwo noneho natinyutse mubwira ibyambayeho mu gitondo ko numvisha ububabare ku kirenge, bisobanuye yuko nubwo byaba nyuma y'imyaka myinshi ariko nshobora kuzakira. Nibwo bwa mbere nari mbonye Manchon yishimye bidasanzwe maze kumubwira iyo nkuru. Nyuma y'amezi 6 twarasezeranye nk'umugabo n'umugore. Manchon yanjyanye mu ivuriro rikomeye cyane mu gihugu. Nyuma y'amezi 8 dukora imyitozo biri painful, ibabaje, process itoroshye, igoye cyane. Nabashije kugendera ku mbago noneho, ariko byibuze noneho ndahaguruka ndahagarara, mbasha kongera kugenda ntari mu kagare ndi ku mbago. Ndibuka umunsi ntungura umukobwa wanjye avuye ku ishuri agasanga mpagaze nicaye mu kagare, twembi twararize. Nibwo bwa mbere nari ndize amarira y'umunezero angana atyo. Nyuma y'imyaka myinshi, hashize imyaka 2 amateka y'ubuzima bwanjye ahindutse, ariko ndumva wagira ngo ni nk'imyaka 10 kubera byinshi nanyuzemo mu gihe gitoya. Njye na Manchon twaje gutangira business ya restaurant, kandi rwose iragenda ku buryo butangaje. Amateka yanjye na Manchon yanditswe mu binyamakuru bigiye bitandukanye, atuma business yacu imenyekana bidasanzwe. Ufite clientele nini cyane. Uyu munsi twabashije kugura inzu yacu kandi ihenze. Sometimes I feel like banumva ndi kurota, banumva ari inzozi wagira ngo ndi kurota. Ndibuka umunsi umwe numva umuntu asoniye ku rugi, natunguwe no gusanga my ex husband wahoze ari umugabo wanjye nta n'isoni aje kunsaba imbabazi. Erega arira ngo ngaruke mu rugo nta n'isoni, ariko man ati kora byibuze please bikorera umukobwa wacu dufite. Narasetse cyane ndamubwira ni excuse me, I'm married woman, respect me. Uyu munsi mfite umugabo ndakwinginzemo amahoro. Nta n'isegonda rwose nangije ryanjye mutega amatwi, nafunze urugi ndumukubita mu maso nirikira mu byanjye. Gusa nubwo bwose nageze aho ngaho nkumva nanze Imana, uyu munsi nibwo nsobanukiwe neza impamvu byose byagombaga kubaho. Inkuru yigisha. Rimwe na rimwe hari umuryango wifunga ukumva washyiraho n'izindi ngufuri nk'ijana, ukongeraho n'amapata kugira ngo abawusohotsemo batongera kuwinjiramo, batazabasha kongera kwinjira nanone, cyangwa se nawe utazatekereza kubakurikira. Buri ikintu kibi kibaye, nshuti yanjye, uba ufite amahitamo 2 gusa. Yes, 2 choices. Umva, ugomba kubireka bikakwangiza
cyangwa se ukabireka bikagukomeza.